Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mwana ndikumva umuriro nyinshi utazi ngiye man inkorora imereye nabi inkorora ubuse waburwaye corona. How do we have this? bimeze nabi man Ako nyine numvishije inkuru ko hari hepfo aho kuberenga abaganga ngo bari gukina pima corona. ni he Jesus! Hepfo munsi y'irakaburimbo. irakaburimbo tujye urahazi Ndikumva amazi urumva ngo ni hafi y'inzu ngo y'amacumbi ngo y'ihoteli kazengara. Hey! Hafi y'amacumbi y'ihoteli kaze. tugende imbere Tugende gaho ji. Ubundi kuzibona zitumuka nk'umwutsi noneho ndemeye manitse amaboko nk'umugabo dore kwisubiraho niyo ntego mfite bwa mbere. I beg you mbere ingabo inkingira amaso ndinde ibya bisiko binkura mu mutima wawe unyugurura ibibi cyangwa ninjire rukundo ruransaba ngo nkubwire ngo trust me reka trust me izare nk'intera mu rukundo ngabitotuye mataja ngabitotuma receive ngabitotuma rataja ngabitotuma receive. Sinzi ukuntu byagenze gusa abo dupima bari he ejo bundi bari bitabiriye icyorezo cya corona kimaze iminsi kimeze nabi no munsi nabaze n'inshinge baratabakira izo ni inshinge ugiye tubariza kwambara agapfukamunwa ni ngombwa ibanda muye n'umuntu akambaye ngiye nkambaye n'ubwo urabona uyu muti twazanye ntabwo ari wa wundi wari usanzwe ni nka Jesus! ibindi twazanye ibigini byo kujya duha baba ntabwo ari nka bimwe bisanzwe ntabwo ari nka bimwe bisanzwe ibingibi biba biduha abantu barwaye iki barwaye corona by'uturano umuntu kugira ngo bikire umuntu wese utuye muri kano kagari ka Karembure kandi Karembure muri bigo Trust me, girl, Lisa, trust me. You are reason why I'm still alive. I don't know what to do, cause my bad kubaho nago ufite dore nabyo ni wake. Ese ibibazo impamvu iri gutuma ngaruka kubonera kure nkubona mu inyenyeri. I beg you mbere ingabo inkingira amaso ndinde ibya bisiko binkura mu mutima wawe unyugurura ibibi cyangwa ni mushyiremo metero sha shemo metero ni Use uko hashizeho tuzaya dusubiza mushyiremo metero sha mushyiremo metero oya kwibimisha se sha ni mwebwe se baganga cyangwa muri abafirani. Hey! kwibimisha Twari tuje kwipimisha corona. abana mwambaye n'agapfukamunwa neza Jesus! tandukane mushyiremo intera ya santimetero ebyiri ntabwo batandukana gutyo Bagira ute batandukanye gutyo abana mwambaye n'agapfukamunwa neza aho kugira ngo tubizire hano kuzima numvise bari tujyana mu tuba cyaka n'ibika tujye maraya mu kanoza akoze wamwadupimiye hangaha. ntukaburane na minisitiri Pastor, but this is when you want to use your life. I'm going to do many dinogum. twambaye agapfukamunwa neza kabisa ubu nawe ndi umuganga nje kuhavura ko Petrus ryo mu tuma receive anje ndi mu rukundo rurenze abayeho zose nge ndi mu rukundo rurenze zabayeho zose nyinshi nasize kwini naretse oya we nyibagize bya bihe bibi byahise nkuruza urukundo naganiza gurungano Corona ndayanga ni igitutu ni imbe. abonese ubundi ijya mu byihore Ako nyine corona virus ndayanga ni igitutu. Sumuje kwibimisha se Twaje You kwipimisha. can be prosecuted for that. icya kimenyetso cya corona Irimo ndahebeba nk'ihene. Urumva? Jesus is Lord. ngo iki ako wawe ufite kudukorora mbere yuko tubapima mbere yuko twapima urabanza ukabaha ikinini gituma utashobora kwanduza mugenzi wawe cyangwa se nanjye ngo nyanduze kuva na kera natinyaga ibinini. Urumva? Jesus! ntabwo ari bya bindi byo mu kwa muganga biba birenze bivuye haraza Dubai bivuye haraza Dubai hanze urabibona mu Bushinwa abakuru bagiye binini abatoya nyine Hey! ababwete bino binini uri kureyamo hano
Ni ibinini bivuye za Dubai hari Mumbai. Iyo. No kuvuga ngo nazino cinje murebi cyangwa nirigiri ya aho niho zivuye Yesu nabwiraga iyo umuntu kugira ngo mutanduzanya kubera ko hano habura abantu benshi murabibona hari abantu benshi kugira ngo mutanduzanye ugomba hari akanini tubaha kugira ngo utanduza mugenzi wawe cyangwa mugenzi wawe akaba yaje kwipimisha nayo arwaye ukabaterani bagabanya amagambo mwajya mushamo meterani ko shamo na metero muji urumva ikinini na kinyweshaga itabi mu migi itabi basi turagushakira amazi urabibona bino binini bimwe bya Dubai ntabwo wabimenya ko imigi ntabwo ari mu Rwanda ibino binini bijya abantu bari muri za 80 none utungutu za 18 ubyiruko nkamo none ubu ngiye gutangira mbahereze kugira ngo tufate neza abaterani inshinzi rahari kugira ngo kimere neza ukigire akiyagwana muri bisibo kiracanga kugira ngo kimere neza kugira ngo kimere neza ntabwo wavanga ibintu ngo by'amazi reka ukimira aho ngaho Yesu mwamufitemo n'imyanda mu bizari kareka batwakohereza muri kana kagari ka Karembo katwizeye kagari ka Kiziba wakoreye muri ntara umva mucecekije ntabwo bareba none nitwigendera mutangiye kutubwira nabi mugaruke basi turababwiraga rero ngiye kubaha ibinini by'ubuziranenge n'inshige turazibatera muhumure inshinge izo nshinze mane inshinge zifite ubuziranenge umva ngubwenjeho mama yamujije ko ari ibinini mama yakubije kurya ibinini mama yakubije kurya ibinini sha yakubije kurya ibinini tukure kupfe nari bikoro ndi kwica yego Yesu rero nguhereze nabura harimo n'iby'abagabo bashyiremo iby'abagabo gusa ariko hajya namwe muraba naba n'abagabo apfa kubahereza abagabo amagira vuba asama gaha mira asama gira owe asama sha ngagenda ibintu wakiriye sha gatabazi kugira ngo ushobora kumutera urushinge ugasanga wenda ari bya bintu by'ibicurane cyangwa se ziriya nkurura zana ka kamashini hariya zana akamashini Yesu washyizemo regiyo ngo wayishyizemo sha wayishyizemo nayishyizemo waruje ariko no kuvuga ngo nimba uce kwipimisha ntabwo twaguhatira kubera ko n'ubuzima bwawe aka kamashini urakabona urabona njye naho naje guteka imiti n'aka kamashini ambaze muhereze ntazi ko byashizemo sha bazi muri nawe ikinini umuntu asikemo iby'abantu bakoresha ubundi giteri cya kinini ndiye kimwe cyatuma mu ndabira wo ngo covid igiye kugenda wacana wamvugita wamugi uko byaba nigeze kumva inkuru ko uzitera urushinge gazaba zombi se cyane nawe kwifuza gatabaza ceceka ibyo nyakora aho kiri mwana ntabwo uri murabibona se kimwe iki ntabwo kimira ni ukunyunguta kinyunguta gira vuba nyunguta ase nyunguta ki nyunguta sha ko ni akigenda wimira twakumirega ugira kwaje kwa muganga aho ngaho kabisa aho ngaho ubwo covid irakize ariko mbere y'ibyo kambanze mapime ubwo yakize kuzana ibinini kuri office ndabona bikizamo bazu bapime bagara neza bapime uvuye mu nzira bagara neza uko uyu nguyu ekuta ndayishizemo mu nzira uvuye mu nzira umwe nawe usigaze kurejya gatabaza ndarenze none baratwishyura neza umuntu utari murazamo neza nuko ndimo ndabira barayirwaye ngwino neza ndimo ndakureba muri urayirwaye okay ntabwo urayirwaye gufata ibisubizo kuri machine hariya location se shaka uyu nguyu mbona yashize mu royo yarapfuye hari nawe ndakuhaye ubu ngubu ngiye kujya hehe muri mashini ndebe ndaje mbabwire uburyo ibintu bimeze bakoze batera inshinge bangu inshinge bakoze batera inshinge bangu muri mashini ndarukukwikira inshinge ebyiri mbatera ntabwo ebyiri ari nyinshi Yesu inshinge ebyiri ari nyinshi
urusya umva ubutumwa bugezweho. ibyo ntabwo ari urusya Mwumve mabwire. Mwese ko nabibonye si mubanara turabana muri ghetto muranduye rero. turanduye Ariko noneho bakaba batwohereje Numpaye ngo nanjye umutsamagura yego nyine biba bagenda bishira urusya no kuvuga ngo gatabazana hano mwereke fata nagapamba agapamba kangaza ujya kure wakabonye ujya kure no kubana gukobita ikintu biti gishinze turabanza tumuhana umva zamura neza ariko washizemo disi Yesu we ubuse ni washizemo washizemo kabisa yego gwe reba injiro reba injiro banza ukururemo neza kururamo umuti neza urabona ko rugiyemo ubwo rugiyemo arabura rumwe rwonyine wabitonze waje umutero rutoya umutero rutoya banza ngo umuhere ku runini kugira ngo nahaguruke nagume gutya naribi kugira ngo turebe niba icyo gishinja se n'ikinyica iyi ni covid ntago ari nuza iyi ngiyi bari covid Jesu mbona umuti nawe uri murayazana ra umuti se umuti ntabwo wayazana iyi serenge nayo gishinje koko nk'ikinka koko ubundi uyu uri nuza uburi nuza yuri dogito buri dogito arabura tugiye kuzana izindi shinge zimwe kadari rwa rushinge rumwe rwa nyuma runini ryo munyo hena sha hena asi sha nawe mumva sha ni muhena ariko muhene nta nubwo ngiye na ariko waje kwipimisha ngo ngiye ngo mene umukobwa kure kugenda ibyo ngibyo se biba zinicinga kira wowe bigendere wowe gatabazi we urufata umuti sha muhene ariko sha naho mama cyangwa mwahenye ega uyu muti nawo ndabizi ndabona yuzuye muhene neza ariko hena sha hena agwe waje muganga kwa kundi batwigishije ngo fasi 7 ngo go ariko reka nkubwire witonde banje nk'uvuga ikintu Rwanda ryo mu bazi bare kwa kundi batwigishije fasi 7 go turabyishisha musigere vavuye ikuti ryo mujyo wewe shawura ribanga mu biki 7 go kabisa uracishe gira kiriya bivuga budara biracishe uracishe sha mwana abasaba abaganga n'abateka mutwe Jesu batatenga ijambo ibiti byo wundi umva ndabemeje kabisa abantu b'ibigodi ubuse ni umuti w'urushinge oya umuntu muzi mutekereza ngo dore byaturo giparasha fata gutya sha akira umva aguruka tugenda cyafura harimo turi abaganga ngo ndi umuganga abaganga ni ibiti sha umva abo dukoze ubugogi watubatse isete